yigishije n'abahibereye mbere bitangiye yandika mu rwandiko rwa Luka igice cya mbere abwira Teofilo mutumaho aramubwira ngo maze kwicarana n'abahibereye mbere bitangiye nabonye ko ari byiza kwandikira Teofilo ngo ibyo twabwiwe ni ukuri. So ni byiza ko twizera, ni byiza ko tuba mu rusengero, ni byiza ko tumenya Imana, ariko sometimes hagomba kubaho kombineza, hagomba kubaho gukorana k'umwuka n'ubwenge kugira ngo ibyo dukora byose tubikore mu buryo bwiza kandi busukuye bitanga umusaruro ku Mana. Haleluya. Ijambo umuntu wa Amerika yasomye ni ijambo naje nateguye sibaze yuko arisoma. Ubundi rero ngira umugisha mwinshi wo gukora ibyo nzakora, ariko sinzagira mwinshi wo kubona umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana, kandi si uko bazabinyuma gusa ngo nta mwanya ngira. Ariko nzagira periode n'inyigisho zo kwigisha umwaka wose, nkamenya ngo nibona occasion abantu zababwira kino kintu. Umuhagarikizi yasomye aravuga ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bamumenya ko ari we Mana. Hano twasomye havuze ngo Yesu arakura, agwiza ubwenge, ashimwa n'Imana, abona gushimwa n'abantu. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ushimwe n'Imana ntabwo Imana izi gushimwa kubera ko uzi kuririmba cyane. Imana ntiyo gushima kubera ko uri mwiza cyane. Imana ntiyo gushima kuko uzi ufunga cyane. Imana ntiyo gushima kubera ko witabira amateraniro cyane. Ikintu kiza gituma Imana igushima ni ubwenge. Kuko Imana ubwayo ni ubwenge. Iyo igiye gukoresha ubwenge igomba gushaka abandi banyabwenge bashitse ubwenge bwayo mu baso. Alo? Ni ukuvuga ngo umubwiriza havuze ngo ubwenge bumeze nk'icyo umuntu yoraga umwana wiwe, ariko haravuga hepfo ngo ubwenge ngo bumeze ngo ni shelter, ni ubwugamo bw'ubugingo bw'ufite. Ni ukuvuga ngo ubwenge n'ubugingo, igihenze n'ubugingo, ariko mbere y'uko Imana iguhereza ubugingo igomba kubanza kuguhereza ikizorinda igihenze yaguhaye. Yavuze ngo ubwenge ni ubwugamo bw'ubugingo. Ni ukuvuga ngo ubwenge ni protection, ni cover irinda. So Imana ngiye guhereza ubugingo buzira aho buzugama. Ese ko turubigana? Now ni ubwenge bw'ubwenge. Bibiri jambo ibaza ngo Paulo aravuga ngo turwana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere. Kituma bigize ngo turwana n'imyuka n'ukweke, kandi tuzi kuko haba umwuka umwe. Ese iyo myuka yindi zivuga ni iki? Ubundi ubwenge, definition y'ubwenge, hariho verbe savoir mu Cyongereza, hakabona verbe comprendre. Comprendre ni comprehension. Hariho kumenya ikintu bitandukanye no gusobanukirwa ikintu. Uriya umushoferi azi gutwara imodoka, ariko iyo ipfuye ntazi ayikora ntabwo ayisobanukiwe. Hari uyisobanukiwe. Uri kumwe? Murashobora kuba muzi Imana ariko mutayisobanukiwe. Niyo mpamvu muza muyizera mwamara mukajuguma kandi mwifite kwase murayizi ariko ntimuyisobanukiwe. Focus. Urashobora kumenya Imana ariko utayisobanukiwe. Urashobora kumenya ikintu kibaho ariko utagisobanukiwe. Gusobanukirwa ni comprehension, ni ukumenya ikintu deep, ni ukumenya ikintu mu buryo buhagije. Nibwo bwenge bw'ikintu. Ubwenge ni ikirere. Ubwenge ni ugushyira ikintu cyose mu gihe cyacu no mu mwanya wacu. Iyi mikrofone ubu ufashe kano kantu kari hano kakimurira hano bamwinduye ubwenge ubuswa, ariko nsanze aho babitaye babifunguye ngafata kino kagishyira mu mwanya wacu n'akakata mu mwanya wacu. Ubwo ni ubwenge. Ubwenge ni ugushyira ikintu mu mwanya wacu mu gihe cyacu, ni ugukora ikintu mu mwanya wacu mu gihe cyacu. Urashobora kuririmba Imana mu gihe cyo kwisenga, urashobora gusenga Imana mu gihe cyo kwiririmba, urashobora gusaba Imana ibyo yaguhaye aho ngaho nta bwenge buri. Urashobora kubona Imana
wisaba ibyo utunze, hakaba n'igusa Imana uyibwira ngo ni kwambura ibyo ufite igwereze bidakubwiriye. Ese turi kumwe ba? Ubwenge ntabwo ari ibitekerezo. Abatekereje bose si abanyabwenge, ahubwo ubwenge ni ibitekerezo byahindutse ibikorwa. Bezimana cyubahiro. Haleluya. Amen. Gutekereza nawe udatekereza, ariko bavuga cyane muri muntu n'umunyabwenge ni igihe ibyo yatekereje byavuye mu mutwe bihinduka ibikorwa, bakavuga muri muntu n'umunyabwenge pasi yakoze ibintu bigaragaza ko byagomotse mu bwenge. Ubwenge ni umurinzi, ni protection, ni umurinzi bw'umuntu. Utigute ubwenge iyo busanzwe uhagaze neza nta kiza kikuremerera, ariko iyo busanze iyo ikije cyose gasanga nta bwenge utanahagaze neza, icyo baguterekaho cyose cyo kuremerera pasike cyasanzwe uhagaze muri position. Ese ko tumvikana? Turuzi umuntu akubwiye ngo imbwa agasanga mu bwenge ntakiriye, wo kwirwa wabaye kandi nta murizo ufite. Kubera yakubwira ijambo risanga ubusa, ariko kubwira y'ubwenge ukire ngo asanga utari. Abasanzwe bahagaze n'intare zo gutwara pasike yakubwiye icyo utari. Uwandambikaho kano gasuka ameze gutya n'ufunika kuko mpagaze nabi, ariko mpagaze neza icyo wandambikaho cyose gisanzwe gikosubiza ntitoremere kubera ko cyasanzwe mpagaze neza. Ijambo ryose rizakubwira ngo ubasha bitewe n'uko ryasanzwe uhagaze. Iyo risanzwe ufite ubwenge bukeya rizari kuremerera kandi nta kintu kirimo. Haleluya. Amen. Umunyabwenge ntaza yita kumva, umunyabwenge ntaza yita ku mashi amubesha. Umunyabwenge ntaza yita ku mashi amubesha, aza yita ku mashi bamunenga. Ubundi nubona utwara igihe kirekire no kwishimira no kubitira amashi, uzamenya ko kera byarangiye byaba. Ubundi abanyabwenge baza bita ku mashi babanenga, nibo bazabahuza izina rya. Iyo ubonye abantu ushobora kunenga, muzura kunenga nimuhindurira byinshi, ariko bagushima bagushuka bagutinza gutekereza neza, bigahora ukora amakosa ngo wakora shinga na yoga yawe. Siko baza cyo bituma nta munyabwenge uzuba mu yezo kunezerwa. Azasa ni ikintu kizima kinezeza abandi, yarangiza kibasigamo akarushaka izo banezeze. Niba kujya kumwengera ntazisangira ni kamunezero w'ibyatsi, azashyize mu bwatsi agasigaza yazirisha akarushaka aho zorisheje. Kuri kumunyabwenge azabe nubona icyo uvumbuye ugisangiye n'abantu, iyo kirangiye bazaba gukubita. Umunyabwenge ntazi guhereza umwanya inshuti ze. Umva mbabwira jambo, ubundi nubona ntiwohindura umwanzi wawe ku munyabwenge, uzitegura kuko vuba cyane inshuti yawe uzahindura umwanzi wawe. Uzasubiramo nubona utagira ubwenge ngo uhindure umwanzi wawe inshuti, uzitegura neza kuko ubwenge bwawe bukeya uzotuma n'inshuti yawe uhinduka umwanzi. Ubundi abanyabwenge bakura inshuti zabo mu banzi babo, aho kugira ngo uzotunga inshuti ijana utakuye mu banzi bawe, wotunga zitatu wakuye mu banzi bawe. Efrani Balexa ubishamze aho kugira ngo uzobane n'inshuti 15 utakuye mu banzi, wobana na ziri wakuye mu banzi bawe. Ubwo ni umunyabwenge mukuru. Kuko inshuti nyinshi zikuvuga neza ibyo udafite, ziratwa n'abanzi benshi bakuvuga nabi ibyo ufite bigatuma uhinduka. Umuntu akakora muri mwiza kandi azi ko nta bwivuge, aratwa umuntu akakora muri mubi bikazatuma uhinduka kuko amenye kuri mubi. Umunyabwenge ntazagendana, ntatinya ubwoba bw'uwamuvuga cyane. Tuzi umunyabwenge ntatinya ubwoba bw'uwamuvuga cyane bitoga icyo bimutwara. Oya turuzi umuntu ukuvuga cyane akakuvuga ibitaka icyo gutwara, uwo nguwo ntabyo gutesha umutwe kimwe n'umuntu woceceka ariko atanakuvuza ukagira
ukagira umutekano ukatarakuza kuko kugisha umwazi utakuvuga araruta ni mubi cyane kuruta umwazi kuvuga kuko umwazi kuvuga aragutinya ariko umwanzi mubi niyo gucecekanye n'ugucecekanye muri wewe rero abanyabwenge ntibaza bita ku bantu basakuza ku mazina yabo baza bita ku bacecekanye amazina yabo Praise Mary Chubahiro. Haleluya. Amen. Isiko turi kuganana. Ubwenge buguhesha kuba mwiza mu gihe kigoye, burashobora kuguhesha kuba mwiza no mu gihe cyiza. Ariko nubona ugira ubwenge bwo kuba mu gihe cyiza, utoba umunyabwenge mu gihe kigoye, uzomenya ko mu gihe uzagera mu gihe kigoye, uzubaha abo wasuzuguye no mu gihe bakenya no mu gihe bakizwa ubaho. Reka sobanura nturuzi inshuti igutinya, inshuti igutinya irarufora inshuti igutinya igukunda. Inshuti igukunda cyane iragutinyuka kugira amakosa yawe, ariko inshuti mbi izigutinya ntigutinyuka, akicarana nawe ufite amakosa tuyakubwira ko baragutinya. Kubera iki? Management yo kujera abantu impamvu mugira impamvu usanga umuntu yaravuye kwiru yagera muri Edmonton akitura umuntu nabi muri Kenya wamwinye umuhini kwiru, igihe bakiraga umuhini kwiru akazitura umuntu muri Kenya ageze mu gihe cyo kugera kontakti. Ese ijambo n'ibishaka umuntu ageze mu gihe cyo kugera kontakti yarangiza akitura umuntu nabi igihe cyo kugera umuhini rugo. Ubwo ni ubwenge buke. Ariko iyo umunyabwenge ahinduye ibihe azahindura n'ibitekerezo. Iyo umunyabwenge ahinduye pozisiyo azahindura n'imitekerereze. Ubu ngubu uri mugomba gutekereza nk'abantu bari mu Gatanga, mugomba gutekereza nk'abantu bari hano. Izi bibazo mu Gatanga ntizigomba kuza muri Canada. Basi ubwenge bwo mu Gatanga ntibugiwe rwaho ntoyo mu Gatanga wageze ugahita ibihugu gusaka ku bigori ubunyura kuragenda kureba ama exit mu biri ibyo kuko mu matekereza kimwe. Niko kuzari zitanga kuzabana ku musozi ariko nyine zigaziterera n'imashini nawo wose izo yose zo gatamo ijambo ryawe uzutanga kuzabana mu niko ko tizigitanga gusa umuntu ntabwenge turuzi inkoko nige gutera izigira icari kuri icari bazavuga ngo kirarika siko zangaba n'umugore yagiye gufata isimba yinde n'ikintu kizima bazavuga ari ni ukuvuga ngo igihe cyose ubwenge bwa musore cy'abantu batoya uzogenda urebe byose igihe ijambo ryose wasura rikagira icyo rutiza ku bantu tiwaritse uratanga gusa. Umunyabwenge agira ururimi rumwe Pawulo yaravuze ngo yego yanyu ibiki oya yanyu ibe oya. Yesu Imana yabwiye abatanzi rero ngo ntimukantambire urufu ni ikiyaga mu kinyamurenge yakamfutari uzimba umenya kamfutari igira indi mizinga zibiri zisatuyemo imwe izururekura ukirirwa hanze ku musozi ruriho n'isabune isazi yatambuka igafatwa inyezi yatambuka igafata ikintu cyose yamara kumva rwaremereye ikabira. Hari abaswa bagira indimi zibiri ubwo kumenya ibyo atahawe nibwo kuvuga ibyo atumvishije. Umuntu akicara muri Edmonton afite amakuru y'ababurayi muri Karigari ni nyakavu utabagira yuri uzamubwira amakuru nubona uzuheza umuntu amakuru yaho gatuye ururimi rwe ubona uri nyakavu utabagira. Ubwenge nibwo bwarize Yesu mu isi bituma aho kubabazwa n'ibyo abona ababarira babikora. Ni ukuvuga ngo iri umunyabwenge ntuzubabara unyanga akakoze ikintu kubera ko kuzi cyane mu buteye ko ari ubuso tuzubabara uzuvamo Imana imubabarira cyo tubaza ko mubabarire kuko batazi. Erega iyo umuntu akoze ikosa ukababara n'ubwenge buke, ariko iyo umuntu akoze ikosa ukamubabarira n'ubwenge Yesu Imana arukishiraho umuntu nakora ikintu ukababara uzomubabarire kuko wowe icyo utokora yegitewe n'ubwenge buke.
umuntu yo kwambara nawe ukarakara nimbuto bikora urakarwa n'iki eraguru bambaye nabi yabitewe n'ubusa nubaka nawe mubabaswaje basangiye kuba kuko nabo ntamerewe neza rambaye ubusa Zakayo amaze kumenya ko Yesu ari gutambuka erega Zakayo aramugisha yagize ntabwo ari we watumiye Yesu Yesu yari yatumiwe na Yairo Zakayo amenya kuko Yesu ari guteye amazu Zakayo aravuga ngo kubera nzi ko abantu banzi ko amateka mabi ntabwo bemera ko mbona Yesu kandi ni mugufi none kubera ubwenge ndirinda nta muntu usaba gushyira ku bitugu byiwe nta n'uwo bimenyesha kandi nta n'igiti cy'umuntu n'uri durira igiti kitagira nyiracyo uramutazarira kurwana n'abantu ejo iyo umunyabwenge ushakira solution muri wewe ushakira ibisubizo muri wewe ariko iyo umuswa ibisubizo zawe ubishakira mu bana nimba wakuje iterambere umukeba wawe ukarokoka nimba wakuze uri umuswa nimba ushaka ibisubizo zawe mu bana uri umuswa wandi w'umunyabwenge uzashaka ibisubizo muri we uzokubwira ngo ibyawe biba mu wundi muntu ni umuswa wawe uranga n'undi muswa ariko buri ibipfa zose bipfira muri wowe n'ibizuka bizukira muri wowe ese ko muri ayo bakatu ko ni wowe nyabwenge Zakayo ati ntabwo ushakira ibisubizo mu bana ndabishakira muri jewe bimuhisha kurira igiti ubundi nubona hari zitari zibazo ugeze tukabishakira ibibazo ku bandi bantu mubwire urwitwaza abandi ntabwo urwitwaza pana urebe neza uzapfiye muri wowe nuzozubona abantu barishe bitanu zawe uziba se bitandatu zo bishe nawe usanga zishizarishwa nawe kubera izihe mpamvu ubwenge uza gutuma umwana n'ururimi rwawe neza nicyo gituma umwuka yabwiye Mariya aramubwira ngo Mariya ujya gusama inda y'umwana n'umwuka we none ceceka inzu ugiye gusama hari abatabifite erega iyo ufite isezerano ukariramba uzuribwira n'abandi barekeye bakarirwanya ni mwebwe abakirisitu bacu bazahanura ukamusoko birata ukirata ku masezerano ukeraje aragaruriye ukurabwira ngo uhawubwira rekeye uri satani uburyo berekeye ese kuranye baba Zakariya ngo yagiye gutanga umwuka aramubwira tuzobyara arabipinga Imana iravuga ati kubera kuko nta rwego ufite uramenya kuzogeza uyu mwana zo kuvuga ikizakubwira ko umunyabwenge nuko aho uzava hazabaho guhura kw'abantu kandi uraza kuri umuswa nuko aho uzava hazabaho gutandukana kw'abantu nubona winjiye mu nzu y'abantu wasohoka abantu bakarwana uri umuswa ariko niwinjira mu nzu abantu barwana basohoka bagahura uri umunyabwenge ese ko murangi baba ese ko murangi ukumva ngo bageze nubona wikoresheje mu nzu y'abandi wahizamo induru ikavuga uri umuswa ariko niwinjira mu nzu y'uri ariko basohoka uzishimo bikaba uri umunyabwenge niko bizagenda hano hano induru zaze abanyabwenge bazabubaha integeke z'abantu nta munyabwenge ubundi kizakubwira ko uri umuswa amusoreswa simwebwe kudabwira ubusi yayine ikizakubwira kuri injiji nuko wanga guhura n'intege z'abantu ubundi umunyabwenge akunda guhura n'intege akunda guhura n'ahantu hari intege ngo atange solution ariko kizakubwira ko uri umunyantege ukunda guhura n'amasolution kurusha guhura n'ibibazo cyo gituma Yesu batangiza tubira ahantu batetse bagaza mu tubira ahantu babarira gusura igihe cyose kwanya nakafu umuntu harwaye umuntu hari ibibazo naho yageze agenda yari umunyende imbaraga ukeneye bizahara ukeneye ibisubizo ubwenge umwuka wera Pawulo yaravuze ngo turwana reka mvuge ikintu sinzi ko nigaze kubwira hano iyo bavuga ngo turwana n'imyuka kandi haba umwuka umwe ni ukuvuga ngo ni fight ni intambara y'ibitekerezo ubundi muri psychology wenda za kuzereza kwerekera abantu neza muri psychology hariho umuntu agira ibice bitatu agira icyo bita conscient ariyo bavuga conscience hakaba icyo bita subconscient hakaba icyo bita superconscient superconscient ni ibitekerezo biza biremba gusa mu isoko y'inziza bitaba byiciraho ubanza byibona ko wakize ibyishimo ntawe mwavuganye ibintu byose gusa uheze utekereza ugatekereza gusinziriza ku bana bawe ugatekereza ku bandi bantu waje kuryama ugiye gusenga ntiwibanza ugaza gusanga ntibishize mu masengesho washizemo abandi uri muri superconscient ni ibitekerezo bigenda mu isoko iri mu gusinziriza gusa naho conscient
conscient ni ibitekerezo birema gusa gucanjege naje sukungukunje basemaye ukica gusindege abawe nta terambere ni iyo ni conscient il super conscient na conscient iyo byare ni soko bizabike mu rito bita subconscient umubiri ukabaho mu buzima bw'izo waremye niba waremye zishima abantu ugasaka kandi bavugana niyo mpamvu uzahura n'umuntu mu gitondo saa 2 ntamuhoraho n'umuramutsa kwihorera biterwa n'isoko remwe kandi bamuzeye wowe ukabura akazamuka mu mutima nta mutima yari yaremye mu mutima mubi ibitekerezo byanjye byo kwanga guturwana n'ibitekerezo nihehe ndema ndashaka batekereza byiza ndashaka batekereza ibibi wanesha batekereza byiza ukiri kuri mwiza wa munsi watekereza nabi ukiri kuri mubi kubera iki waremye isoko yo mubi ngo turahuye mu ijambo ribi aho sijya kwe kuranga akubwira ijambo ribi siba kandi ryaranguye rijya hurira rero yaremye mu isoko yiwe kuvuga nawe nako ashite kubatara bidatoye baranje misakasa badakutumita tare mutake ikosho je gutumita komrani baba wezi mali tuwe kwa trikuwasa komrani wagetu wao kamuraka basafukana ya kaza kugana busatare manari niyo mpamvu muza gutandukana mahoro mu kandi kandi usinzi uko n'abaye bawe baramuye yavuye rero ari ibitekerezo agiye rero bahata umwuka wera uzukorana n'ibitekerezo byacu ari bwo bwenge bwacu kumuranyuva tugatekereza ko umwuka wera w'Imana wokuzamo ngusanze uri vide mu mutwe ngurebe koko tumuza mubona ko ari umuntu uhanura agahanura kandi agahanura ibintu bikakoroganisha abantu kandi yavuganye n'Imana yaba yazanye amahono azira icyo bibakiyeho cyo gituma hari abanyarwanda Dawudi baramubwira ati wowe wishoye mutawuri ati babice problem bamwe undi aragenda n'ubwenge aravuga ati wowe wafashe intama ye ukene ukayiyumupakaza ukayibagira abashitsi ati no nije erega message y'Imana izi zikurikijwe n'ubwenge nimba utanga message y'Imana bagakora mu kanisa yo siyo ni yawe usanzwe bwabuke ubwenge ari ubwugamo bw'ubugingo ubugingo ntibuza kuja hanze y'ubwenge no ni inseparable ndimba iyo ubugingo bugeze muri ugasanga cyo cyo bameze ngo ntagifu kizoja mu ijuru kuko kizogenda nta bugingo bakigira kandi ubuzima tugoje bwo mu tudafite ubwenge umugore witwa Rasheli ndamukunda cyane akoresha Nyirasheli na Leya bamubaka Yakobo ngo igihe Yakobo basebo kwa musezereye yaratashe ngo agera mu nzira atinya buruka ko mukwesa afite ibintu umugore ataramubwira ati wowe kubira ikibazo kandi utegeze Rasheli na Leya bigeze barana bari batarabona Esau mu buzima bwabo baravuga ati ko muvukana n'umwe n'ibyo wose karama turabiri mwashimo kare kwatse Esau waraka ngo wajya gutwara ibyo byose sinzaho turukwa Esau ngo ati ari hehe kwaza kwatiza gushika hata na haba ni hene n'abana n'ibintu urayumva erega igituma imvugo yawe yihuta imvugo yawe mbi yihuta kurusha imvugo yawe nziza nuko rero washoyemo igishoro kinini cyane uzorebe ivuze ijambo ribi warabimenyereye uzirivuga mu gitondo saa 7 gakwiranye moto yose kubera ko uri expert wararimenyereye cyangwa nzerting ariko ibyiza byawe urimenyereje kwihuta ngo uvuga ijambo ryiza yihuta bikagera kuri bakaya kuri kabakiza Yesu mari cyane haleluya uzi n'abasenya iyo bagiye gusenya inzu kibazo batora iyo bagiye gusenya inzu abanyabwenge bazabatora bahaza bazara gusa umuntu uhaza muri quartier usaka amagomora ariko iyo bagiye kubaka bazareba abayinjeniyeri bafite ubwenge ese ko bari baba iyo bagiye kubaka bazatora gusa iyo bagiye kubaka bazatumye injeniyeri baziza rihe bakamuza bagarika cyo gusenya ati ni ngombwa muri gusa bagira hafi bakamuha ibomora sako kuko ntabwo mwabukora kora kuntu bibugugu uzorebe neza ikizokwereka ko uzuvuga nabi uhaza ese ko bari baba amakosa yose kuko twakora ko bashitse murahaga inabi yose murayihaha amakuru yose murahaza ariko umunsi mwashonje bien uzutari
telefone n'utaka telefone ngwara gucikisha makere uri kwirukenya gucikisha makere bavuga bukeya abantu bose ntibashemeke umwe warabibaga kubera warushonje none kuri nyuma haze ukubomora gusifite warakoroze zose n'abahanyi basora batutse kubera kuri hanyi tabwenge halo utumvikana Yesu yageze mwaza kayo ngo abwiriza atavuze ngo yinjire mwaza kayo Zakariya yari ibintu byose kugeza no kuri tapi Yesu mbaricara gusa mu mvuna bayimigishwa babarya ngo areba ku kabati Zakariya abwira umugore ati kera yemenya n'agakoze umugore ati uceceka amaso karareba ibiri mu nzu ninde wavuga ko wabwiye Yesu ati kera yabonye no parafo yavuga umugore turimenye kumahanga Zakayo aguma guhura aguma kwirega ibyaha Yesu atavuze Yesu ngo ati hano mwawe agakora kuri televiziyo Zakayo ati na yarishwe nize n'ingoro umugore ati batuza ariko na visiti ubu ni umunyabwenge hari ibintu kazibuta navuze mwaba kuzavuga ko muri kuza ibintu ubona cyese kazi banaza ese kubandi baba muzore abagabo bose bavuga kuri ndi moto niwe bateje ibibazo ariko bicaje kene baza bazana ibisubizo Orang umuntu arwara umugore babasakuza bagakizwa mutazivuga ko buri wageje mama ko buranyuma mwizere Imana ariko mushake n'ubwenge abagore baruguru babugenge bukeye ageze asarura ibigori akabijya byose akarya n'imishaka akibaga imbuto ariko umugore w'ubwenge ageze ibigori akamarika no ku rusenge by'imbu none umuswa uzuki ibyo wejeje kibita cash crops na seed crops ukarya ibyeze n'imbuto zeze wagariye cyo gutera undi muntu ushika gutera aho ngaho wari imbuto abapasiteri bakabana mu ngamba uko bitera imbuto barazira imbuto baraziriye umunyabwenge azabika imbuto ze which means iyo umunyabwenge usiga pasi usiga space y'ibitekerezo ukavuga ati ahangaha ndatekereza ni nani baziyambaza abandi bafasha gutekereza kandi atarakoze gushyira mu bwizo batekereje just tujya gukonsulta cyo bituma habaho consultation ni ukugira ngo habike urebe guhanga imbaraga ziva mu bandi bantu naho wowe kubera kwiyemera ntuzi consulta ibyo byose ni guhaha bafu ya leta kubera iki Yesu apfa abantu bari bazi ngo naje kuzuka ngo naje gufata abantu bazo mu Rwandirana ndimo bari kumwe n'abantu ariko abaje kuvuga ngo ni muduhereze sahambwe amasaha ataragera ibinye mushoko bitaragura ni nuwo bita Nikodemu na Yosefu abatari bahari ariko bajya bavuga ngo turakukunda Petero ndagukunda ubara gufasha Petero aravuga ati iyi bisi twajanye n'abamusitari genda bakwice Petero aravuga Nikodemu utaruzwi ni waje aravuga ati n'umunyeka wa muhambambazi umumbereze muhamba umubabwira iyo umunyabwenge uza kwita kwari kure yawe kurusha kuba hafi ubwenge bukubwira kwigizaho umuvuka uzakubwira no kwigizaho aho wabyaye nubona ugize ibitekerezo byagufasha kwigizaho umuvuka uzitegura kwigizaho n'abo wabyaye ubwenge n'ubwugamo bw'ubukini igituma muza munezerwa ninde muntu wonezerera umwana wiwe umwana wakagukorera ikintu cyiza ukamutuma w'imyaka 2 ukamutuma agakora ikintu yaneze ukanezerwa uzi umwana mutere gukora ikintu cyiza ukundi unezerwa umwana w'imyaka 2 agakora kandi ukundi unezerwa tubizi bavuze none yonezerwa ukamubwira ngo kubera umunezero unesheje injirana muri trash rero ikintu byari cyose ukirya zo none n'ubwo muza munezerwa aho Imana kubera ko Imana kubashara mu bitekerezo byayo ikakujana kwitubira kubereka no kufa ibyabuze niko tumunaza yerekwa azaje kwerekwa ntiyere kwisi Imana iratekereza kwa akerekwa no gufara kwitubira ukaza kwitubira ukanezererwa Imana ikagutuma kwitubira
umuntu yahura n'Imana akaja kwitukira wahura n'umwana wagize imisi kutamubona mukamubwira kuramukaniza kwitukira kubera iki Eliya ngo yabonye Imana Eliya ngo ari umuhanuzi w'umuriro ntushobora kubwiriza ariko umunsi wabonye Imana yabaye abona Imana neza cyane ubundi umunyabwenge iyo ubonye Imana uzibona uzibona ubwiza bwayo cyane kuza kubona ububi bw'abandi niko tuvuga muhura n'Imana cyane kubona ubwiza bwayo cyane mukabona ububi bw'abandi ugasenga cyane wowe n'Imana ukubona ubwiza bwayo ube disipure ngo mbonye mushenge ngo turagifata tu yewe Imana ikweretse niba senga muhuye nayo ituma itakweretse ubwiza bwayo kubera iki igituma bafashe Yesu aho kumukubita bakamamanika ikamba ryo mu mutwe ni ukubera ko umunsi Adamu na Eva bacumura bazahereye mu mutwe ubundi utarakira mu mutwe ahantu izindi ngingo zose zokora amakosa cyo gituma gushambura iwawe atashambura ubwonko habe n'ubwo kuri base yawe ukagura mu ntebe n'ubundi wora udasinzire kubera ko ni mu mutwe hafi si mu ntebe hafi Yesu mari cyubahiro haleluya icyo gituma Paulo yavuze ngo tuzi kubaho mu bihe byiza tuzi no kubaho mu bihe bibi umunyabwenge azi kubaho mu bihe byiza azi no kubaho mu bihe bibi azi uko azavuga mu bihe byiza azi n'uko azavuga mu bihe bibi ubundi iyo utari umunyabwenge uvuga nabi mu bihe byiza ukavuga neza mu bihe mu bibi abantu bose bazi kuraba icyo bagize ikibazo bakabazi no kugorora neza cyane iyo bageze mu bihe byiza abasozi ndege kubatengera ubwenge uza kwirengagiza intege za mugenzi wawe bwarangiza ukarangiza imbaraga zo kugukura mu ntege Yosefu yari afite moye possible yo kwitura bene se bamukorera ariko kubera ubwenge yirengagiza yibagirwa umwobo bamucishijemo yibuka position y'uminisitiri ahagazemo aravuga ngo kubera aho mpagaze singicembere gutongana n'abantu bagurishije Yesu mwana cyubahiro haleluya wewe utagira na kalita y'umwanzi uzitongana n'utambuka bose ugomba kugira abazi babo basuzuguye ukavuga ngo nta kintu mu kingo cyo kumwazi wawe ese ko kuranye mbaho umukobwa utarashakwa n'umwanzi mwarakobanye kimwakuye maternity kimwakuye umwana y'imyaka 15 umukobwa azakogana n'umukobwa za gatatu mwahuye rwose ukamusa umuzara kuko umusa mu nashishi murangara kwanza ngushisha ku mukobwa y'imyaka 15 n'ubwenge bwe gusubira Bonde unakorana n'abandi bagore bagazi bawo ukorana n'abakobwa kamusa umugore y'imyaka 50 azakorana n'abana bakiya bazinga y'imyaka 20 kubera ubwenge bukeya azasubira ibiya hasi ukorana n'abana sisi mwakiranye shaka mwakiri wako bagero muri mwe kubera ubwenge gusa kuzuvira hejuru ukaza kwanda bana hasi icyo gituma ujya mugabo yavuye Yerusalemu ngo aramarwa kiye baramukubita ubundi iyo uvuye Yerusalemu kaje bazagukubita kubera ko avuye arugura abantu umugabo umuhana azakorwa n'abagore batanu wagira n'ibibazo n'abagore batanu mwapfuye ikina abagore n'igipurizo n'isobe ko n'ikimwambi kubera ubwenge bukeya uzego kugana n'abandi bagabo bagezi ukagana n'abagore mutamuzi simeshi ko edare kugamze muri sarenge kwisukisha kugamba nyakuvugiye hehe yenge kwisigisha izana uzo bisigisha mwakora yibo mugore bego gusabukeyi ukabukora n'abantu abagore bari muri bahandi sigizana bakakuvumba hano umara koroganya muza tuza gusigiza kubera ubwenge bukeya buza gutuma ukoba nawe mukabona ukoba icyo gituma Abraham yabwiye Sara aramubwira ngo roke ko ndakwitegereza ngo ukeneye ikorogana none ngo usokorana jewe sinokorogana nawe itahuja n'imuje ubumoso cyangwa uburyo anga butandukanye nawe kubera iki parce que jewe sinokorogana nawe iki kwanza nije ngo kuyisodoma yawe sura korogana ko mvuga ukiza ese ko kandi nawe mvuga ko kuyisodoma yawe sura korogana nawe sinokorogana nawe ibitekerezo n'ibigenda korogana nawe itahuja yari gushi utahuja ubumoso umudiyakoni yasakorogana n'umupasiteri mwibaraza se mwahurira nimushaka n'inama y'abadiyakoni basubira uzi rero byarangwa basigaye basigara na pasiteri b'intara
bwo kugira ngo umusenge kwa zaidi mani kitu sikanisa uruzugira nawe kamusanga nawe mu kanisa kwa zaidi muri ushinzwe nawe bakendera sendika ariko mubwira nyana kandi unize ko tayibahereza yashiki uraturekeneye muri nabi bamushinye gusa abandi bose basare mu ndugunabi kubera amatitire arashije mu kanisa bakunda y'inabi umushinge usumana usumbuzo n'abazamu kozana n'amitari bazaranga bare kubura bazaranga muri rero zisende biswa musende munyabwenge azamenya kalite y'abanzi akamenya kalite y'intambara rwanda hari intambara zimwe zo gukomereka ariko zitari zana lazima aricho haleluya hari intambara zitagomba kugukomeretsa ese mugani nawe yenda umuntu naza kukubwira ngo nyana kayambiye ujyana kugukomeretsa ariko ese umuntu yora akamenya kayambiye igiti batara kugira ngo kweri ariko tinya none ukomereka kweri kamu kajya getu kuyabona urakomereka ririya intambara idahari muza kumenya intambara n'urwa nizihe rero intambara yambere yo kurwana nziza ni ugukora ibyiza bitari bikomeye nta muntu wakomeretse akora ibyiza niyo kwa uraza unabonye intambara nziza mugwana intambara nziza gukora ibyiza niyo intambara nziza umunyabwenge azamenya igihe akenewe naho akunzwe ubundi ntukabe mu isi ukunzwe uzaba mu isi ukenewe ntuzi niba mu isi ukunzwe cyane iyo ukunzwe cyane havamo kwibona cyane ariko iyo ukenewe cyane utanga ibikenewe ahakenewe niyo mpamvu iyo umuntu akunzwe yoririmbira n'abisi ari umurinzi w'ikarisa pasika arakunzwe ntazi gusavinga ariko iyo ukenewe utanga ibyo ufite ahakenewe bavandimwe mureke tugire ubwenge bw'Imana nibwo tuzakorera Imana neza. Imana